kanya gato cyane hari byo abanyamakuru bamubajije bamubaza bati ko APR yakaniye gutwara igikombe cy'amahoro ese muramutse mu by'ukuri mukibuze ikagitwara igatwara n'icya shampiyona mwakwishimira gusohoka ibahetse. Keve yasubije bijyanye nuko situation imeze yarafite uburenganzira no kuvuga ibyo avuze Wasiri na Jangwani kuko Keve avuze ko kugeza ubu ari bahetse APR ndetse banabishaka APR ishobora gusohoka bayihetse. Why? Aravuze ngo turi abambere muri shampiyona twatwara igikombe cya shampiyona icyamoro turi kuri finali twemerewe kugitwara turi kuri finali so ahubwo twabitwara byombi ko tubarusha n'amahirwe yo gutwara bibiri tugasohoka tubahetse ubwabo ko tubahetse n'aka kanya jangwa kano Keve yavuze ko guheka APR ntabwo kakwinjiye munsi y'uruhu. Statement ni long. Nibaza yuko ntago tugeze finali kubera ko twahuye na Rayon Sport demi finali duhuye finali tugeze finali ko twatsinze Polisi stadirike itike yo gusohoka ku ikipe yageze finali igikombe cy'amahoro ntago twayihawe na Rayon. Iyo statement y'urumva ko atari aravuga ko ari bugutsinde kuko muri shampiyona kuri imbere agatwara igikombe iyo biza kuba yahageze Polisi yari kunsohora se yaza kugitwara ariko nari gusohoka nahageze kubera ko nabikoreye natsinze Polisi ntago nazamuye na Rayon Sport so iyo statement yo ntago ari ikindi igikombe cya shampiyona arimo aravuga nyirango aturi imbere hino tarimwe nta match mu gifitanye Lore tumaze imyaka 3 ibi bintu tubizi byo gutwara igikombe ku munota wa nyuma twabikoze seze ebyiri zikurikirana Kiyovu twabikoze Kigali nta kintu gishya rero twebwe kuri Club Giant kuko nabikubwiye umutwazi wa mayo jaune mwiza ntarwanire tape atwara turu. Lore iyo ibyo Wasirela arimo aravuga mu makipe 16 kindi yibagiwe kimwe gusa wenda yibagiwe kukivuga simbizi nuko niyo kipe yonyine muri seze ifite igikombe yonyine nta yindi kipe gifite na Polisi iragifite cya Super Coupe gifungura umwaka w'imikino navuze shampiyona itangiye niyo kipe yonyine ifite igikombe ntago ari pre-season ubwo uranyuze kuko igikombe mu gifite ibintu bijya mu bindi ifite amafaranga hamagara ndi ibyo bikombe arimo aravuga by'amahoro niyo kipe yonyine ifite ibikombe byinshi by'igikombe cy'amahoro mu Rwanda kabugeruka mu myaka 8 ishize still nturayikigeraho urangeraho hiruka cyane oyange ntwara bicye nibaza yuko rero uyu mwaka nzagaruka hano si kera ni kuwa mbere uzampamagara. Indi ngingo ikomeye yaganiriweho mu Nzove Rayon Sport imaze amezi 2 idahemba si nkuru buretse gato idahemba abakinnyi ukuri ariko Rayon Sport yari gifitiye ibirarane by'amaprime zo ku mukino prime zo gusezerera Mukura izo twarazibonye ku wa 4 prime zo gusezerera zo gutsinda Etincelle zabonetse ku wa 4 nimugoroba twagerageje kubaza niba hari speech mu bayobozi ba Rayon Sport mu byo babwiye abakinnyi harimo icyerekeranye n'amafaranga Kevin yatubwiye ko batigeze bagaruka ku byitwa salary kuko idahari ubu ariko babizeza ko leta zabambura igomba kuzabahemba ukumva ari ibintu bishobora gutera impungenge abakinnyi kuko kubundi zo kipe turi mu kwezi kwa nyuma kwa saison ibaze kuba zikikuyoboye turi mu kwezi kwa nyuma kwa saison Wasiri ntago gutera impungenge kandi mu makuru ntabwo ari meza Wasiri mugira inama ntabwo gutera impungenge kuri kipe ya Rayon Sport kuba binjiye mu kwezi kwa nyuma ko guhatanira ibikombe yariho yibaza ati izo kipe ahura nazo guteza ahubwo zimuyobora zite byagateganyo yararimo aravuga iby'amagare mu magare hari umukinnyi ubushinzwe cyitwa Laviteyoma kugaburira abandi bamwe mu bamugaburiye batangiye guhagarika kubanza bendaga kumugaburira nabo batangiye kugira impungenge ariko amakuru twarayamenye no kugira ngo macanye namwe zoro gusubiza ntabwo biguteye impungenge ikintu cya mbere gihari ikipe ya Rayon Sport niyo uje kwikinira bwa mbere ni nacyo kintu cya mbere ugomba kumenya turacyari kurwana no kuba ikipe yihaza muri byose ngo bigere kuri level yuko birajya bigera muri uku kwezi ibintu byose biri ku murongo umukinnyi adata ku mushahara umutoza adata ku mushahara aba ari umuntu uri safe ku kazi ke nyine muri iyi minsi rero ntekereza n'umuntu umubwiye ngo Rayon Sport ibereyemo ibirarane umukinnyi ibereyemo ikirarane umutoza si nkuru yamutungura
ni nk'uko nawe se nawe aracyari nanjye nanjye kiracyarimo cyangwa baguha mbere kugira ngo ugire morale yo gutangaza. Just joking. wasiba mwambaro icyo nari ngiye kuvuga ahantu hambere ikipe ya Rayon Sport ikura amafaranga mbere na mbere ari mu bafatanyabikorwa. Ubu aka kanya tugeze kuri level yuko niba ikipe ya Rayon Sport ishobora gukenera miliyari n'igice n'urugero ku mwaka, ubu tugeze kuri level yuko byibuza miliyoni 400-500 zishobora kuva muri abo bafatanyabikorwa. Hanyuma tugasigara turwana no gukora ibindi bikorwa bishobora kwinjiriza ikipe ya Rayon Sport amafaranga. Icyambere harimo gukora umunsi wo kumurika abakinnyi, nabyo bishobora kuzana amafaranga. Harimo n'izo resete nyine zigomba kuva ku kibuga, nacyo ni ikindi gikorwa gishobora kwinjiza amafaranga. Ibyo byose rero ikipe hari aho iri kuva, hari n'aho irimo irajya. Nk'iyi komite ifite ikipe ya Rayon Sport, igituma abakinnyi bakifitiye icyizere, binjiye mu ikipe abakinnyi bari bafite ibirarane by'amezi 3 yego. Ibyo byose babikuye mu nzira. Iryo sideni ryabarebaga kuko sibo batangiye umwaka w'imikino, ariko kuko baje muri Rayon Sport nyine bagombaga kubikemura. Ibyo birasobanura ko kuri budget y'amafaranga bari bazanye hari retari bagize iyo gukoramo kugira ngo babanze bakemure ibyo basanze bitangirira ibyabo. Niyo mpamvu rero abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, umuntu waguhaye amafaranga y'amezi 3 ubu hagezemo 2. Hari uwo wabonye ari kwiterera hejuru mu myitozo, barishimye cyane wabonaga. Hari uwo wabonye ari kwiterera hejuru, bameze neza. Na prime zose for now, haba prime ya Etincelle, haba prime ya match ya Mukura, bazikenyereyeho. Binjiye muri camp buri wese aseka, nta kibazo na kimwe bafite, kandi ayo mafaranga si amafaranga makeya baba barimo barakorera. Nkanakumenyesha ko n'iminsi igiye kuza nabwo bigiye kwiyongera. Ikiza gihari, Rayon Sport igiye kwakira match nyinshi muri minsi iri kuza. Muri zanzira nakubwiraga igomba gukuramo amafaranga, harimo izo resete nyine, ayo mafaranga agomba kuva ku kibuga. Izo match zigiye kuba match irenze imwe, bizanagenda neza. Ni nayo mpamvu abakinnyi bagifitiye icyizere ubuyobozi. Ni nayo mpamvu rero ibyo nta kintu na kimwe kiri buze gukoma mu nkokora umukinnyi wese w'ikipe ya Rayon Sport. Ndakwibutsa ko sezo ya 2018-2019 Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona, harimo kwezi kumwe batarabahemba, bakubahembye nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona. Wow. Keve byarabizi. Omar Nyingi najya kumubaza zamusobanurira uko bigenda muri Rayon Sport. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport n'umuntu usanzwe uzi Rayon Sport yatwaranye nayo Peace Cup ya 2023, azakubwira uko bigenda nyine iyo muri Rayon Sport bimeze bityo. Niyo mpamvu rero uri muri Rayon Sport wese arayizi, kuko yagize amahirwe yo guhura n'abantu basanzwe bayizi. Niba ufite Safe sanzwe uzi Rayon Sport, ukagira Serumogo wari imazemo uwo mwaka asanzwe azi Rayon Sport, ufite Bugingo, ni ibintu bisanzwe bizwi ku buryo ni ikibazo, ariko ukirimo afite icyizere kuko azi uko bigenda muri Rayon Sport. Mbere ko marekura ndabanza nibutsa abafana ko bagura amatike, nabonye benshi babitubaza kuko ntabwo yari ya tike bakoresheje muri semifinals, ntabwo ari kakanyenyeri ka uridi gasanzwe, ni kode yatangajwe na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ugura tike, mu byumve neza abafana b'umupira w'amaguru bashaka kujya muri stade Amahoro kureba derby, mu byumve neza urakanda kanyenyeri 513 urwego. Mbisubiremo, akanyenyeri 513 urwego. Reka mbikore ndebe ko biri kugenda neza. 513 urwego, akanyenyeri 513 urwego. Charging request, charge threshold, queue size reached. Ko byandese ko nta kintu bama. Akanyenyeri 513 niba niko kugura amatike rero ubwo nibandenganye nari mbivuze. Ariko hari nukomeza kugerageza, ubwo ni volume y'abantu bari kugura. Biremeye katurebe. Yego. Ukande nge nkanze ku cyongereza English, nagira ngo verifie ndebe. Birakunze. Safari Bascade, Nyandungu Ikopa, Kamahoro Stadium, Amahoro Stadium niho winjira. Reka turebe nk'iya derby niyo ku Mahoro. Ubwo ugura uyu munsi urajya kuri Kigali Pere. Ibyo uyu munsi ugura ibyejo kuri finale uragura Amahoro Stadium. Amahoro Stadium nanjye reka ngiye mu Mahoro ndebe. Yego, Ferwafa, Peace Cup, Final Games. Akondabona byoroshye. Biroroshye rwose. Biroroshye pe. Final Games barayimpaye Lower Ball 2,000, Upper Ball y'igihumbi, akaza na VVP 50,000. Izo ziri muri system. Ayo mfashe ndo umunyamakuru, ariko ubwo nyine oya ariko gura nka Upper Ball ugurira nk'amaziki
ugurira umuntu abantu banjye se tuziranye benshi ko bishoboye Lorenzo hari umuntu mushobora guhura hano hanze hari akakubwira ati ikibazo gira wenda sinzi nimba byakunze ubu ngubu ejo abafana biri batubaza nimugoroba kuva mu masaa sita njye biri bampamagara ayo muri VIP yose ntago bashyiragamo ay'igihumbi na bibiri gusa sinzi rero nimba ubu ngubu 50 irimo ndayibona 50 irimo 50 ni VVIP 50 ndayibona Skybox iyo ni VVIP bura wasanga bari kuzirezerivira abantu baragenda bazirekura gake gake iyo ari match ikomeye cyane babizwa bigenza hari amatike bahisha ariko ubwo n'abantu bagire bakomeze babe vijira cyane uyu munsi irabera Pele reyo equipe ya Police Women iracyana Kamonyi isa 12 haraba habanje match y'abagabo ya Police FC na Mukura ubwo abagura inyamirambo muhagure abagura kuri stade Amahoro muhagure mujye kora umupira hanyuma jangwa gira ikintu cyane mutangariza abafana b'ikipe ya PFC bahamagara kuza gufana ikipe abonekeza ko mukeneye abafana cyane nibaza yuko abafana bo barabizi rero si no kubahamagara gusa iyi sezo twabanye nabo babaye nyuma ya equipe mu ngendo zo mu ntara muri Kigali ahantu hose bari bahari Wasiri hari akantu yaravuze ngo ikipe irimo irava ku ntambwe imwe ijya ku yindi ariko iyo byenagije neza ubona ari byo ubona ko yavuye no ku bururu bw'ikirere geze ku bururu bwa bike Wasiri yo jezi niyo mwambara gakera niba nabo izo jezi baba zifite ziriho ubwo bururu so rero cyo nababwira abafana ba Peri bazaza ari benshi ku munsi w'ejo nzabashyira igikombe hamwe baba bicaye nyuma yo kugitanga nzazamuka njye gusereburana nabo rwose niba uhumure nzakiba kurya ifoto y'ibintu byagenze neza ndakwizeye ejo kuri amashati yawe Made in Rwanda y'umweru Afande CDS General Haji Mbaraka Muganga Afande Alex Afande Akos Nyakarundi Afande Deo Chairman wa APR ndecyeho Wasiri navuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nijoro harimo conflict cyane mu bijyanye no gucuruza amatike n'icyamakipa azabona mu gihe kuri revenue zaboneka kuri stade abayobozi ba Rayon Sport yewe n'aba PFC bari basabye ko bahabwa 50% y'amafaranga aracuruzwa kuri stade ariko icyo abayobozi ba Rayon Sport bambwiye ko inama bakoranye na federation babisaba abayimwe amafaranga bayimwe umbwira icyo bitekerezaho kuko baravuga ngo Derbio yabereye muri stade Amahoro ntabwo babona mu miliyoni nk'ijana nitwe twakinnye abafana n'abacu ubwo ndavuga amakipe yombi ni gute ku bintu byose twatakaje muri sezo wacuza miliyoni 100 kuzamura ugatanga igikombe cya miliyoni 15 bakavuga ngo oya gikombe mwaragiteguye azahembwa mwarateguye muzane 50% musigane 50% tugabane ariko ngo byarangiye abayobozi ba federation babyanze nicyo bitekerezaho kuri zero revenue zo kuri stade icyambere ni logique yumvikana cyane iki gikombe cy'amahoro gitangira se Ferwafa niyo yakiraga imikino gikombe gitangira n'amaklub iki gikombe kimwe na championnat aka kanya mu Rwanda umupira w'amaguru urimo urahenda amakipe nureba muri club Jangwani ari kuvugira bageze kuri level yo guhemba umuntu ibihumbi 8 $8 ibihumbi 8 Rayon Sport mu bushobozi bwayo butari bwinshi kugira ngo igendere kuri iyo speed turimo turavuga igeze kuri level yaho irimo iraspendinga miliyoni zirenga 50 irimo irahemba abakinnyi si miliyoni 50 zo guhemba abakinnyi gusa harimo ko abakinnyi bakora rukari byongeye rokare ya finali ntago bari rokare ya kimwe cya kabiri sina rokare ya kimwe cya kane aho abakinnyi babaga harahinduka iminsi bahamaraga irahinduka prime abakinnyi bari buze gukorera nayo iri buze guhita izamuka none uwo muntu ugiye gucuruza wowe ugiye kumucuruza nta kintu ari buze kubona n'ucabana erega finali apari yuko ibaye match imwe nibiba byiza ahubwo noneho niba bitangiye kugenda